Sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG iramenyesha abantu bose ko umuyoboro w'amashanyarazi ukorwamo n'abakozi b'iyo sosiyete gusa. Kuwucokoza cyangwa kugerageza kwirahurira umuriro ni icyaha kiremereye gihanwa n'itegeko, kandi bikaba byanakurura impanuka yavamo n'urupfu. Kirazira kurira no gukinira ku mapoto n'amapironi atwara imiyoboro y'amashanyarazi, ndetse no kwegera cyangwa se gukora ku nsinga z'amapoto yaguye bitewe n'umuyaga cyangwa ibindi biza. Kubera iyo mpamvu rero REG iributsa abantu bose bakeneye serivisi zijyanye n'umuriro w'amashanyarazi ko bagana amashami yayo ari hirya no hino mu gihugu. Abakoresha za installation mu nzu barasabwa kwiyambaza gusa inzobere mu by'amashanyarazi, kandi bagakoresha ibikoresho byujuje ubuziranenge kugira ngo birinde impanuka zirimo inkongi z'umuriro n'izahitana ubuzima bw'abantu. REG kandi irongera gukangurira abantu bose kuzimya ibikoresho byose bikoresha amashanyarazi mu gihe barangije kubikoresha, kuko hari ibishobora gushyuha bikaba byateza impanuka. Ababyeyi namwe mugomba kuba maso mukabuza abana gukinisha za prise bakozamo ibyo ari byo byose, kuko byabaviramo impanuka. REG ikomeje gushimira abafatabuguzi bayo n'abanyarwanda bose muri rusange ubushishozi no kwitwararika mu kwirinda impanuka ziterwa n'umuriro w'amashanyarazi. Ku bindi bisobanuro mwahamagara ishami rya REG ribegereye, cyangwa se mugahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa ariwo 35 35.